Go. Mukeye. Teresa nawe. Ariko ari imbere mu nzu. Ko nkobera. So wamubeye koko. Mukeye. Yambiye. Uretse gato nese ko mamagaye. Siko nanjye kuzana ibihaza hari ahepfo. Wanze kumobera. Okay, nyine ihangane basi. Ihangane ugwemo. Byo guhoberana n'abaso uze ejo bundi Teresa yarabyutse mu gitondo arankubita ngo nuko yarose gusa ngabona ndi guhoberana n'abahungu. Iki? Kuri uwo turi guhoberana n'abahungu gusa gukubita. Igisebe yanciye. Mane nyagasani ibi ni ibiki? Nyine yararose gusa inzozi. Arotanga ndimo ndahoberana n'abasore arankubita yenda kunyica ubu no mu mugongo hose hariho ibikomere n'ibi ngibi. Mana yanjye. Teresa aratinyuka nyine arabikora. Ariko ubundi uramuzi cyangwa umwumva gusa mu makuru hano muri urusisi. Nyine ndabona ntawe uri ahangaha. Basi mwohera. Erega narahabutse nge uzwo nsigaye nicara gutya nkumva ngize ubwoba nkahinda umushyitsi. Ako mukeye urabizi ko ngukunda. Sibyo? Kandi ndagukunda cyane pe nta wundi mukobwa n'umwe nigeze nkunda nko ngukunda. Ese wakwihanganye basi ukankorera umunsi ukampobera. Nga nzaguhobera we wibyihutisha. Mucyo uko numwenyura neza. Nukuri uraseka amasaka gaseseka. Uzi ko wagira ngo ni nk'isimbi riri kuri karisimbi. None usubwiza ufite. Mana yanjye. Mukeye. Wasimobera. Ndakwinginze basi. Nta muntu uri buze kutubona. Ega n'abaturuzi uko n'abaturanyi ba hano bagira amagambo. Niko ibi ni ibiki munsize? Aho suko. Umva ibi ni ibiki munsize? Bakugize ibiki? Ni ibiki? Ngenda kuhagera ngiye guha amazi yoko. Bazi umugore wawe uguha amazi. Dore we aho suko. Bigenze nise nkuriki. Jojo! Nkuriki girene. Jojo! Ubaye iki sahu? Mugezeho mu ntege ibintu mu maze gukaraba ahubwo. Ikibazo sinyumva. Ngaho sinakurahiye. Ndebera sinakora. Ngaho. Ibi uwaye amazi niwe nyirabayazana w'ibingibi. Motoni? Ndabizi senzo wayaguhaye wowe. Kwanza Jojo niwe ntunyamazi. Ariko wari utarashira mu maso ariko. Yamaye gishira ku mubiri. Ngo bambona impoberana nawe waba wumva. Cyakora umuntu nabonye ugira amagambo y'uno karitsiye ni umuntu twa mama Ange. Uramubwa ntabwo uzi ukuntu ibintu yankore twari turi guhinga anganiriza ibintu ntanamubajije arangije aragenda abibwira Teresa. Ubuzi noneho ibintu ngiye yaje kambwira kuri boutique ejo bundi. Cyakora nahise nceceka ndamubwira ni mugore mwiza ikintu waje gushaka nta gihari. Binarimo ndamubwira ngo ngaho igendere. Ntararebuzwa. Sinashobora kubana n'abantu nk'abari. Baramutsa mbonye nk'uhobera byonyine waza gutora akaramba hari iwacu. Ahubwo se umukene. Nese ko sa neza uyu munsi. Nyine ahubwo narinje kukureba nuko wari ugiye. Waruje mu rugo? Narinje mu rugo nashaka kukubaza igisubizo reka mukene. Sindyama sinsinzira simbasha kurya nkeneye kumva igisubizo cyawe. Ese koko mukene urankunda? Nese wowe iyo ubirebye ubona nyine mbona useka wishimye ariko nyine ye igisubizo kikuvuyemo nkumva neza wenda nkubwira mukesha ndagukunda nakambwira ngo Eve ndagukunda. ariko buretse nzaguhobera sinabyemeye nzabikora rwose. Aha kugira ngo umenye ko nkunda ngaho mpobera. Mukeye mba numva mfite n'isoni utagiye amaboko mpobera nimba nkunda. Umubiri wose urahiye sinzi ukuntu bigenze no mu maso.
iri nararigambye dore aho nibereye mama kurumva urusenda ngaho da kurumva urusenda kurumva urusenda mama cyangwa babushyizemo wabwirwa n'iki Jojo wabwirwa n'iki muronda atese ntonde muronda Jojo umugore wawe Jojo yarakoze da abumva ko muranyishe ujye muronda tayi Jojo umva Jojo umva di yanko dore yanga dore cica nga bivuga cyangwa babagushyiriye cyangwa bagushyiriye rwose nyine ubwo birategura n'igisubizo cyawe guhobera byenyine se urahita wemera ko ngukunda yego nyine kugira ngo nicyo gisubizo ni ukumbwira ngo yego ndaguhobeye ndagukunda ubwoba reka uzi ukuntu ntinya abasore si uko umusore utinya nanjye ndimo nyine ntabwo urimo ariko nawe umaze guhoberana n'umuhungu asa nabi kandi kumva umuntu uvuga nka mama wanje yaraye se koko mukira ntangire ncika intege ntabwo uzankunda ujya ibintu byo gucika intege byihorera cyangwa ubona ntakwiriye umukobwa nkawe ubona nta umusore ufite icyerekezo ubona nta kintu na kimwe nzigezaho kandi ariko biranashoboka ko wasanga ariwe mugisha wanjye mukenya ndakwinjizamo amahirwe dukundane sibyo ejo nimugoroba tuzahurire hahandi muri bya biti yego nta kibazo tugende muherekeza tujyane mu murima yego uzi ukuntu harimo ibishokoro nta kibazo ibishokoro si ngenda bitinya impfa kuba ndi kumwe nawe nta murima ubamo ibishokoro Hoje tugende ngaho umugore wawe yego Jojo Jojo munkoze biki turi umugabo wawe Jojo munkoze biki dore reba ntumbaze ngaho egera umugabo wawe nese ubaye ikiganje ko kushanze ibyahuye nabyo mu mazi yoze nzi ibyo ari byo ibyo mwashyizemo dore reba fata umugabo wawe mu mazi dore sheri ngo arokerwa dore ngaho ntunkoreho Jojo aho rero nta soni urashaka kunyica wowe uvuze nkumbwe mushaka amazi yo gukaraba nibiki mushize mu mazi mbwira ibintu mushize mu mazi ako nanone kakandi nakababa ndinga abagabo bararya imbwa zikishyura dore ubuse ngende kwica rokerwa ibintu Jojo ndakubaza none se ko bari kokerwa wowe ko nuva ushyiramo umunyu ari kokerwa binde bahije Jojo nkeneye kunsubiza ko ngusabye amazi yo gukaraba nibiki mu mpaye none se amazi arimo iki ndagiye nakubwiye ko mazi muri dushe nta mazi arimo mbwiye mutoni asutse amazi mu ijerekani nguhaye amazi yo koga hari iki ayumva n'imvano ye nayo mazi mu muhaye none se amazi yabaye iki arokerwa umubiri wose Jojo nibiki mushize mu mazi sheri uri kokerwa nibiki mushize mu mazi Jojo nabyo ni izina ry'Imana ako Jojo ni ukuri n'amazi yo mu ijerekani ufite amazi umugore niwe wakagombye kumuha wamusobanuriye ko numva ubizi kundusha none se ni umugore we wakagombye none se umugore ninjye yoze ko yoza amazi yarari mu majerekani hariya nabwiye mutoni amusukira amazi umva mbese agasuzuguro ubwira mutoni ngo abe ari we umugabo wawe amazi kandi nawe uhari none se ikibazo kirimo ni iki umwana wanjye yaryasiriyemo tujye kwa muganga se sheri noneho utamujyana kwa muganga ni he tujye kwa muganga ni izina ry'Imana nta kintu nakoze ese ko ndakariye utinyutse gushaka kunyica Jojo mbere nahereye nkubwira ibintu wanga kubyemera noneho ngiye kukubwira igitekerezo cyanjye n'ucyanga ndahita nigendera kakahise ujya umbwira igitekerezo nka cyanga papa ndashaka kwikorera nyine papa reka nkubwire ngewe ndebye ukuntu mama yiriwe gutegera amaboko ngo nta muceri wasize ngo nta kibiriti ibintu byose biriya bintu nanjye binkora ahantu mba numva nashaka kuba umugore usabiriza ibintu byose nshaka nanjye noneho kuba umugore uzajya uhaha ahubwo ngewe umugabo wanjye akariwe nyibariza ngo ni iki kidahari hano none wabonye amafaranga ra amafaranga se n'ibyo nagira ngo tuganireho
urumva kagira ivu nta mafaranga mfite ako papa reka nkubwire reba nari nzi yuko basi nzabona akazi nkabona igishoro nari nzi ko bari abazungu bagiye kuza kubaka ari amasite ari haruguru numvaga neza mfite icyizere ko nzahita mbonamo akazi none ndi kubona biri gutinda none se ubwo nzicara no kugeza ryari washatse umugabo se umugabo ntumaze gukura ubu se umugabo urumva aricyo gisubizo cy'ikibazo cyanjye umugabo se n'uzamo igishoro umugabo nicyo gisubizo cy'umukobwa papa nta kintu byaba bimaze gushaka umugabo ukambwira igitekerezo ufite basi cyaricyo ese papa kabanze nawe ngusubize uwo mugabo uzanshaka nta kintu nkora ese ntabwo uzi abantu bashaka abagabo bakabananira cyangwa se wenda umugabo wanjye apfuye naramushatse abana banjye nabarera gute ntarimenyerije gukora hakiri kare ariko mana yanjye mwica se mwicira iki ngenda kwica mwicira iki se akose sheri ndakwica dushiki akose cyakwica mwiciriye Basha kunyica wowe nta soni ntugize mu mazi nyamara kandi wamubwiye uri gutuma maze gukaraba n'ibicuma Jojo nkoze ibiki none se amazi arimo ibiki amazi arimo ibiki wanditse ngo Jojo kunyica wowe ngera ikintu nakoze mukecuru wamubwiye kwanza wowe nta kintu wamubwiye ko nta kintu nakoze wowe nta kintu ntabwo twenze wowe ntabwo turi inshuti wowe nta kintu mubaza kaga ariko sinzi uko yasutswe ntabwo nzi uko none se amazi abaye iki nkubitaniye nawe hari arimo ahunyeza agenda yikubita ku bibambase numva agongerana ngamba rwose tubanza tujye kwa muganga ese guseka reka ntabwo nigeze nseka mwana wanjye nseka iki Jojo n'ibiki ushyize mu mazi please bwira ntabwo ari nanjye waguhaye amazi aho bigeze ujyana na mama mujye kureba mu gikoni kwanza kaga kuga kazanye amazi mutoni wasano ariko mukecuru nkawe uri mukuru mu rugo abantu bari kurwana uraho uri ukugeza wango twarihinze ngo wasabye imbabazi ubuze wasabye imbabazi ziki ari kujya kumubituka mfite mwana wanjye arajya kumubituka ukitaza ukagira gutya ubuze wasabye imbabazi ziki nagira ngo atangwaho none ngiye akwiye kugwira wowe twagane nibura mwe muri ibisore nawe uri igisore nkawe ni wowe utwiteze ku buryo ari wowe wiramira kahoda ubwo nyine tugiye kubaza mutoni mama tumenye ikintu kibaye ariko nawe reka nk'umwana wanjye reka tutuhe inama ukuntu yarana nkubise ubundi kuba umukozi ari ushyira umugabo amazi niryo nikoze ahubwo mfite n'impungenge aho ntajya umuha n'imyenda y'imbere akajya ajya kwimesama nawe wikabya ukayimesa se ngiye nkaba nirirwa nkora iki nyine nanjye aho niho mbyibaza erega ntabwo yanayamuhaye njye nagiye ndamugana insukira amazi mu ibase uyame yayamaye nyajyana muri dushe kandi n'izina ry'Imana nta kintu nayatwaye amazi yari meza ariko ikibazo ngenge ngira ni kubera iki abakobwa cyangwa abagore bose batekereza gupfa ko abagabo ngo bapfe mwe ntimupfe kuki mudapfa mukumva abagore bo bapfa gusa tudapfa se noneho se reka nkubwire ubwo iyo mama yemara kubwira ibintu byose nta kibiriti gihari nta munyu hari ibyo ngibyo urabyishimira ushaka ko nanjye nzaba umugore nkungu nirirwa nsabiriza umugabo wanjye nuka uratekereza amafaranga yo kugwa ngo ujye gushora mu bucuruzi nayakura he uzi se nyine ariko nyine ndayagusubiza nyine nyemereye papa wareka tukagurisha ziriya hene Buki ziriya hene tukagurisha na bya bitoki byose byepfiriye ku mayaga hanyuma rero nkajya gukora ariko najya nkora nyagusubiza nkagura kandi gahene kamwe nkagenda nyine nongera kugarura ihene muri runo rugo none se reka nkwibariza akantu gatoya ikibazo kuva wamenya ubwenge wigeze yewe cyangwa mama wawe dukora ibintu by'ubucuruzi nta kubeshye rwose ibintu by'ubucuruzi umuryango wacu ntabwo ujya wibuhira kuko nugerageje kubikora rwose agwa mu gihombo urabona na kera abantu bagendaga bagacuruza ngo imyunyu yitwaga gikukuru amasabuni ya rugondo sinzi hariho n'amakawa ariko iwacu byarananiranye mwana wawe urumva uzakoresha iyihe ubwo ngubwo urumva tuzakurira muri izo karande ngo ziwanyu ngo zo kudacuruza kugeza ryari ariko mwana wanjye bariya abangabo uko babona bariya n'abakozi n'ugusayidira nkacyagiye kumutuma ku kabutiki ubundi ibyahana imbere mu rugo ako mama ni umwana mwiza uriya mukobwa tumaranye igihe uriya mukobwa tumaranye igihe ntabwo yampemukira nta nubwo yagirira umugabo wanjye nabi umwanya ataguhemukiye aya mazi yangijwe nandi ako se yangiye mwanjye aho niho ikibazo kiri ahubwo inama nakugira
haguruka uhagurukire umugabo wawe umwiteho iki kibazo ntikizongera nyine ukuntu ibintu byose mba nabyitayeho ibintu byose nabishyize ku murongo ukamuhanagurira inkweto ukamuha udusogisi urumva ukamwegereza icyo ari cyo cyose nka kiriya gitambaro cy'amazi bihanaguza ukaza ukakimuhereza atagiherejwe n'umukozi imvano n'ibyo ngibyo mwana none se ubundi reka nkubaze mama kuko urabizi twasabanye imbabazi njye nawe tumeranye cyane rwose barazi umuhungu wawe koko wo kuba ikintu nk'iki kibakaza kurwana gukubita umugore we ni umuco umva buriya ahubwo ibyo ngibyo ndabimubaza kandi nawe nimwiza kwiherera nk'umugabo n'umugore nta kibazo bisubiramo nta kibazo twari dufitanye ariko akantu nk'aka ngaka kazanya dukina ashaka kunkubita arabona mwanga se ku buryo najya kuroga amazi yoze cyangwa nkayashyiramo ibindi bintu aho niba ikibazo kibereye ijambo iryo jambo kuroga niryo kandi ntikaze muri uru rugo gusa nta nubwo nanamurwa nawe muroga se dupfiki aho ngaho ugikemure nimumara kwihera oya wendi kugutuma ahubwo nanjye ndashyiraho nkuko waje ugaca bugufi ukavuga ngo tubane mu mahoro tukiyunga nawe ugenda umuganiriza umugore uti mwana we ntabwo ikosa ryose ujya gukubita umugore noneho umugore utwite se bibaho aho yaho ndahumva ko byaba ari ibibazo rero ubwo ngubwo bigeze bikarangira ubwo n'abantu babiri ubu muri babiri ntabwo ukiri umwe none se nyine kuki atabimenya ngo nanyubahe uretse gatoya urushye ngende sibyo urasa reka ngende mukubaze oya mama umva mbwira wowe ugenda uvugisha umuhungu wawe nanjye reka nshakisha ukuntu mvugana na Mutoni tumenye ibyo ari byo duhurize hamwe yego sawa mana yanjye nk'ubu uyu mugabo koko we yadukanye ibiki kurwana none se riba nyine mwaragiraga inyatsi njyewe nta nyatsi mfite buri mwana wese arivukira njyewe navukanye umugisha nta nyatsi mfite ubizi uteze ubu njyewe mba ndi kubyiyumvamo kuva mfite igitekerezo ni ikigaragaza ko bindimo wenda wasanga abo bandi b'iwanyu nta n'igitekerezo bigeze bagira buriya rero papa wanjye nuko ari we sogokuru wawe ibyo byose yarabigerageje kandi we yarafite n'ubushobozi bwo kubikora none washaka amafaranga wo mu ihene no mu gitoki ngo amafaranga uzashingamo butike wunguka ese uzi butike z'ukuntu zihenze umeze nk'abantu ba kera uhora mu buzima bumwe ngo niba ngo sogokuru atarize ubwo se we kutize na sogokuru na sogokuruza n'abapfuye bose ko batize ko ngiye nize bigaragara ko no gucuruza ngiye nacuruza kandi bo bataranacuruje urashaka kumbwira ngo kubera ko ntize kandi nkaba meze neza nicyo mpamvu wabibwira kanijyanire w'injye oya buretse gato nkubwira hari akantu nshaka kukubwira gakeya sindi bukwangire gukoresha amahirwe yawe sibyo ariko nibura nk'umunsi umwe mbanze nganire na mama wawe neza tubinonosore nibikunda nzaba ndeba ubucuruzi bwawe kandi uzabigena n'imigisha nta kibazo ubwo murambwira ariko bite ko ndeba wirukanka erega nsize ibishyimbo inkwi zashize use turarya ibishyimbo ku cyumweru none se uragira ngo turye biriya bijumba hata n'ibishyimbo kagahene gatoya tukabaga ariko urabura kuyigurisha ngo nibone kuna amafaranga nka nyoko uragira ngo kuyibagura urambwira ikintu wakoze muri ariya mazi cyangwa nguki ukajya ushingaho urambwira ikintu wakoze muri ariya mazi rwamaze ayahe mazi none ahangaha tuvugana ugiye gufata ibyawe byose uhambire uhereye ku ikariso isutiye kamambiri byose nkubona utuma kuva muri iki gipangu niba icyo ushyize muri ariya mazi ayahe mazi amazi uhaye sobuja nyashyize muri dushe handi impande ya tuwarete uyashyire muri dushe gute ndakubaza amazi umuhaye mu ibase ngo njyane muri dushe ukizemo ibiki ntabwo nayasutse ureba ugahita winjira mu nzu ndakubaza icyo washyizemo muto udatuma izina ry'Imana nta kintu washyizemo harimo iki ni ibiki biri kurya bosi bimurya hebwa n'ibizivu ntabwo ndi gushinyikana nawe ntabwo ndi gushinyikana nawe kuko nta kintu nashyizemo rega ibintu bibaye ndakubwira ibintu bisariye wowe ukaza ushinyika none se ni izina ry'Imana none se ntabwo nta kintu nashyizemo Imana njye hano maze kuba nk'ingoma y'ababorozo umwana injiraga nkubita none kugira ngo ndi kukubwira ngo kugira ngo bitazongera reba hano ntabwo ndi gukina nawe fata ibyawe ugende singushaka urashaka kunsenyera washyana we nta soni none se ubu ndagusenyera imyaka tumaranye ni ibiki ibintu bigiye mu mazi niyo mpamvu nkurambiwe fata ibyawe ugende gira vuba taha none se mabuje izina ry'Imana yo mu ijuru moyo ubusa ndavuze ngo taha iwanyu uri kubyumva kwanza banza hano ngwino se ngewe uri kumwango nta kintu nigeze nishinza urataha ariko umaze kumvira uburozi wari ugiye gukoresha niba ari uburozi niba ari urusenda niba ari ibiki ushyizemo mbwira ngiye gupfira mu none rw'umugabo aracanga nkubita umugore ni ibiki wari ushyize muri ariya mazi nta kintu nashyizemo n'izina ry'Imana yo mu ijuru hari harimo urubobi ndukuramo nta kintu nigeze nshyiramo nirwo rwamuryaga urubobi nakuyemo hasigaramo gatoya muto urambwira ikintu washakaga gukora ku mugabo wanjye
ndakuvumbuye bivuga ngo urashaka kunsenyera uramfuhira uramugabura mu kintu mwami Yesu Kristo w'i Nazareth si ubwo urumva ibyo nabikora igihe maranye nawe hanyuma niba iki biri kumurya ntabwo mbizi kuri uwo mukecuru yaje arambwira ngo ninjye kureba mu gikoni ngo icyayi kandi kizimije ngaruka mnerura amazi yambwiye ngo ninjye ndebe ngo nimba ngo icyayi kirabize kandi suzi ko cyari kizimije mpita ngaruka nerura amazi nyekera muri dushe mbwira boss ngo nayashyizemo kumva umutima wanjye utera cyane pe uriya muhungu arankunda bya nyabyo reba ukuntu buri gihe ahora hafi yanjye ndi gutekereza ukuntu yantabaye uriya munsi imbaraga agiye kumfata ku ngo noneho kariya gakanzu yampaye Imana yanjye ngaho telefone ibaze umuntu umenya yuko mfite inyota akampereza icyo kunywa agafanta uriya muhungu arankunda gusa nanjye nubwo mba niraza i Nyanza cyangwa bikunda amaze kumukunda tu mfite ubwoba mana Nyagasani ndabizi n'ubundi ujya undeberera kuva na kera nkiri umwana ndakwinginze urugendo rw'urukundo ntangiye mana umbabarire uzabane nanjye ntabwo byoroshye muri uru rugo ndakwinginze mana umfashe ngomba kumusubiza byange bikundi Muke nkiriye mbavugisha ntivuge nanjye ndagukunda ni wowe nanjye urankunda kumbi burya Muke yashima asigaye akundana nande nawe pe usigaye ukundana nande nawe Imana iyo narazana igiti ntabwo biba biri ku murongo ndashaka kumbwira usigaye ukundana nande nukuri kw'Imana yo mu ijuru nta kintu nashyizemo nta n'iki ubwo bugome nabambwize uriya mukecuru nese birasa nk'icyatsi mu maso ye yego umukecuru oya n'uruba birega nasa nta umukecuru ko kintu yansabye imbabazi ngo twiyunge ko nta kintu kibi yakora mbizi nese ubundi ni ibiki ndabizi se njyewe aje ari kurira umubiri wose ngo ari gufuruta ngo sinzi ibintu biri kumurya bivuye mu mazi nyine ngo yoza amazi nta kintu nashyize muri mukecuru yambwiye ngo ninjya kureba mu gikoni ndagenda nsanga gazi irafunze mitanga rwanda namubura nawe mbwira neza utuje muto byagenze gute do cyagiye sisi ko winjiye mu nzu ndi kukubwira ibya sheri yahise aza ngo mutoni ngo ajya kureba icyayi ndagenda njya kukireba none ahita ngaruka nsanga gazi irafunze ndamubura nerura amazi nyajyana muri dushe n'izina ry'Imana ndagapfa nta kintu nashyize muto kari we narindi gushinja ko ari washyizemo birabiri ndi imbere y'Imana yo mu ijuru nimba nabishyizemo nzapfe nihinaye nuko nanjye ntabishyizemo ubwo ninde wabishyize ntabwo mbizi n'izina ry'Imana cyangwa wenda hano habigini riba rishaka gusenya urugo ibyo bigini wirirwa uririmba iwanyu muraterekera mugira abazimu iwacu habaga igini rigonga abantu mu muhanda ryigize imodoka cyari ryaje cyane iry'iwanyu baduterereje ntabwo twebwe iwacu bagira amagini n'iryo muri karitsiye ariko uriya mukecuru ni ukuri kw'Imana mu ijuru ugenda umuzane ni we cyangwa wabishyizemo ari kumwe n'umuhungu we nari mubwiye ngo nagenda mwinjiye ngo nyine tumenye ibyo ari byo ngize ukuri kandi kukiyambwe mbese ngo icyayi kiri kubira kandi kitabira cyangwa niwe gusa ko numva umutima wanjye utampatira kumva nanjye ibintu biri kundya izina rya cyangwa uriya mukecuru yaturoze kuwamagana nanagukozeho none se we biri kukurya kubiri ntabwo biri kurya ubwo nanjye bigiye gutangira kumvya we ibintu birandiye cyangwa uriya mukecuru yaturoze kanjye no kumunzana njye nta nubwo mukecuru ngwino izina rya Yesu ibi ni ibikiza utanjijisha shaka kumenya umuntu mukundana nawe pe narindimo ndota umaze gukura umva warakuze ushaka gukundana mukecuru niba ushaka gukundana uzashaka ahantu wubaka inzu y'uburushyi hariya ku irembo uzashaka abantu bo mu muganda bazakubakira inzu y'uburushyi ushaka gukundana ubundi uzakundana muri iyo nzu yawe y'uburushyi n'iriya raguye ntabwo wemewe kuyikundaniramo wumvise niba ushaka gukundana ntabwo uzakundana mu rugo rwanjye Tereza ndabirahiye
aho kugira ngo ukundane ukiba hano napfa cyangwa ugapfa mutima urakundana se wowe areka abakobwa muranegereza ubundi wowe uze ninde wagukunda n'ukuntu uza wowe ahubwo se niba ugira n'umuntu wenda ngo nakunda cyangwa ushaka no kugukunda arabizi ko nuko igikara wowe ese nibwo kuri byo ntambuka ibaza no musaza ryamye n'umugabo mu buriri n'ukuntu nubuka n'ukuntu tuza iyo bumbuye umunwa wagira ngo ni nka toilette bifunguye umunwa neza neza ngenda gukunda ubu se wowe urumva uzabyara nkiriho uzabyara ntakiriho ibintu biri kumurya kandi biri kurya n'umugabo wanjye ari we wateruye amazi mana mbabara ntabara uyu mukecuru mbabara mana ntabara uyu mukecuru muto umva nkubwire mana wenda apfuye muto mwihorere ngwino ari mu cyumba ariko yewe ari kumwe n'umuhungu uriya mukecuru nawe wakoze ibi bintu yanze no kunyitaba noneho sha biranyishe we biri kundya uri kumva se bimeze nk'urusenda uri kumva bimeze nk'urusenda cyangwa nk'ibibaragasa kandi reba uri kubona imbaragasa none se n'ibiki biri kundya muto rero ndagogo bigiye kumbana ibibazo sha uranyenduye ubumoye ngare bugiye kujya kumwita kandi nukomeza kunzana ubwo rye niba barenda kudiha rero kanigenda ngoziba umva mubwira ahubwo banza umfashe nyine se iki kibazo ndagikemura gute ko umugabo yaragiye kumubita yaje kukuta sha uriya mukecuru wagize ubwenge kamabuja mbamona kubera ukuntu nabonye iwanyu ari abakire hano baje kudusura umeze nk'umwana wo mu bakire uriya mukecuru n'iyinijyarya bakwiyoberanyaho wagenzuye ngende numviriza se ibintu yaba ari kubwira uriya mukecuru gusaga umuhungu we abundi uriya mukecuru azabimbwira mwihorere nanjye ngiye kugufasha dukora iperereza muto munekere kamaze njye kumva ibintu ari kuvuga urahita unyongeze ushyiraho 5 gusa nta kibazo genda gufite kuba mu bakire no kuba mu kuzimu baranyishe wumvise noneho ibyo uvuga bibe byinshi ubyongere gukundana n'icyaha ariko nta muntu dukundana ngo nabiro dore ikintu upfa nawe ni kimwe nuko mvuga nawe ukavuga uri umuntu ufite uruvugiro mubabarire reka nkubwire mukeshima umunsi uzabona ngihumeka umwuka w'abazima ntarapfa uzamenye ko nta mahoro tugiye kugira muri runo rugo amahoro wayabuze umunsi nyoka apfa umunsi nyoka bamuvana hano ari intumbi ukamujyana mu irimbi nibwo amahoro yawe yese atakara wumvise ntabwo uteze no kuzongera no kuyabona n'umugabo uzashaka ntabwo uzamubonana amahoro kuko ntiwabona amahoro nzemera ntanga ibyanjye ko wowe amahoro ntayo uzagira mu buzima bwawe ahantu hose wajya uburiye ujya uvuga ngo ugiye mfite muka data w'idini wumvise uzi icyo bishatse kuvuga ko kuba ndi idini jyewe ni uko nta mpuhwe ngira nta n'icyo guhomba ngira wumvise utuntu tw'utwana amaze gukora umugore ntazampitana koko se noneho koko ndi gutegura kumubwira ko mukunda none ndebera ibintu byose ahise ambwira ni inzira y'umusaraba pe